ndabizi ukunda umugabo w'abagore benshi baba bakunda abagabo babo ariko hari ibintu ugomba nyine nk'umugore cyangwa umukobwa hari ibintu ugomba kwirinda nyine kuganira na sheri wawe. Oya zawe zifite ibibazo mu rugo, reke ejo bundi yarwanye n'umugabo ko agira ukundi kuntu umugabo ahita gutekereza iyo umaze kumubwira ukuntu wabanaga n'abandi basore. Yes, mwiriwe neza kandi muraho. Uyu munsi ngiye kubabwira ibintu 6 utagomba kuganira n'umugabo wawe uko mwaba muri inshuti kose. Ndabizi ukunda umugabo w'abagore benshi baba bakunda abagabo babo ariko hari ibintu ugomba nyine nk'umugore cyangwa umukobwa hari ibintu ugomba kwirinda nyine kuganira na sheri wawe. Oya ariko abagore bubatse cyane cyane nibo ngiye guheraho. Ikintu cya mbere ugomba kwirinda kuganira n'umugabo wawe, ntukaganire n'umugabo wawe ngo umubwire ngo kanaka wenda ufite inshuti yawe yitwa Isha umubwire ngo sheri ujye ubona ukuntu ari mwiza, ujye ubona ukuntu ateye, ujye ubona ukuntu yambara neza. Ntago ari sawa kuko umugabo wawe nyine uba urimo uramushyiramo ibindi bitekerezo bindi ugatuma atekereza ibindi bintu. Ibyo ntago ari sawa kubiganira n'umugabo wawe. Ikindi kintu cya kabiri ukwiye kwirinda kuganira n'umugabo wawe wa mugore we, ntukaganire ibibazo byo mu rugo urumva by'inshuti zawe. Za nshuti zawe zifite ibibazo mu rugo, reke ejo bundi yarwanye n'umugabo ukagenda ukabibwira umugabo wawe. Ibyo bintu ntago ari byiza. Umugabo wawe atangiye kugenda abacira imanza, ntago ari byiza, uba ugomba kwituriza. Ikindi kintu cya gatatu, uzirinda kuganira n'umugabo wawe. Ntukabwire umugabo wawe ibibazo ufitanye na famiye yiwe kuko ibyo bihita bituma ibibazo biba bibiri, uzagirana ikibazo n'abantu babiri, abo umuryango w'umugabo nawe birangire nawe bagiranye ibibazo nawe. Icyo kintu uzakirinda. Ndakubwira ikindi kintu cya 4 nanone uzirinda kuba waganira n'umugabo wawe. Ikintu cya 4 umugore agomba kwirinda kuganira n'umugabo we bashakanye, buriya uzirinde kubwira umugabo wawe ngo ibintu by'aba ex uko byaba byarakugendekeye kose, uko baba barakubabaje kose, ujye wirinda kuganira n'umugabo umubwira ngo yankoreraga ibi, ngo byagenze gutya. Biriya bintu ntago aba ari byiza kuko agira ukundi kuntu umugabo ahita gutekereza iyo umaze kumubwira ukuntu wabanaga n'abandi basore. Kari akantu ujye ukirinda, wibikire abo byagenze gute, abo mwahuje, ujye wituriza ibyo bintu ntukabivuge. Ikindi cya 5 umugore aba agomba kwirinda kuganira n'umugabo we. Ikintu nyine umugore aba agomba kwirinda cya 5, ntukivuge nabi wisebye ibitekerezo byawe. Nyine kwa kundi umugore avuga ngo nyine urumva ngo mfite defini, buriya defu umugabo atakubonyeho ntago ari ngombwa kuyimubwira, keretse wenda yayibonye bikaba ngombwa kuyisabira imbabazi. Noneho ikindi kintu cya 6 uzirinda, buriya mu buzima bwawe niba uri umugore, ntukibande ku makosa y'umugabo wawe buri gihe uhora umubwira ngo ariko nawe ngo ibi nibi. Buriya ntago ari sawa. Buriya umugabo umuhetera inkunga y'ibitekerezo ukamuremamo icyizere, ikindi kandi ukamwereka icyubahiro, uko abagabo bakunda icyubahiro. Ibyo bintu 6 nubikurikiza, uzaba umubano wawe uzaba urinze neza 100%. Murakoze, mwibuke gukora subscribe kuri YouTube channel yanjye, ni Directrice Agasobanuye. Mu bindi biganiro nzaya ngenda mbahereza umunsi ku munsi. Ciao ciao.